Marie toute belle, j'ai besoin de toi. Ô Reine du ciel, donne-moi ta joie. Perle précieuse de la... Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Jerome Ishema. Uyu ni wa mwanya wo kubagezaho ubutumwa bwa Kibeho mu kwezi bwatanzweho. Tugiye kubagezaho ubutumwa bw'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1982. Dufite amatariki atatu. Dufite 5 z'ukwa munani 1982, 15 z'ukwa munani 1982 na 28 z'ukwa munani 1982. Mu by'ukuri ubutumwa bw'ukwa munani buri mu mutima w'ubutumwa bwa Kibeho, cyane cyane ubwo kuri Assomption ku itariki ya 15 z'ukwa munani 1982. Kuri uyu munsi turabanza kubagezaho ubutumwa bwo ku itariki 5 z'ukwa munani 1982. Tuzafate umwanya wihariye kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwa Assomption. Hari impamvu nyinshi tuvuga ko ari bwo buri mu mutima w'ubutumwa bwa Kibeho. Imwe muri izo nkuko tuzabibona nuko icyo gihe nubwo wari umunsi mukuru w'izamurwa rya Bikira Mariya mu ijuru Assomption, Bikira Mariya yaje ababaye cyane ndetse aranarira. Reka rero tuzabugenera umwanya wihariye. Muri aka kanya reka tujye ku butumwa bwo ku itariki 5 z'ukwa munani 1982. Mu by'ukuri rero ubutumwa bukunze kuboneka mu buryo bwuzuye cyangwa se burambuye ni ubutumwa bwa Mama Natalia Mukamazimpaka. Mbere yuko tubwinjiramo mureke dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Roho w'Imana tumanukireho utumurikire. Ndakuramutsa Mariya, wowe Jine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe, ku itariki 5 z'ukwa munani 1982, nyina wa Jambo yabonekeye Mama Natalia Mukamazimpaka amubwira aya magambo akurikira: nta kimbabaza nko kubona nza mbasanga ariko mwe mukampunga. Mugomba gusenga no guhabwa amasakaramentu igihe cyose. Niyo mpamvu ngaruka kubibutsa kugira ngo abarangara n'abatwarwa n'iby'isi bisubireho. Ukwicuza ni ukureka ingeso mbi mukora, mukisuzuma mu byo mukora, ibibi byose mukabisabira imbabazi kandi mubikuye ku mutima, kandi mukihatira gutsinda ibiboshya, gukora nabi byose. Ndifuza ko munyubakira chapelle. Kuki mbereka ntimubone? Nababwira ntimwumve, nababyutsa ntimubyuke, nabahamagara ntimwitabe. Muzira kurambirwa. Ntimuzi ko umubiri wifuza vuba ariko washyikira bikaba birangiye? Buri gihe mumpata gukora ikintu nagikora bikarangiriraho, ntacyo bibunguye, ndetse mugasuzugura ibyo mbahaye. Ese ntimuzi ko ntanga icyo nshatse n'igihe nshaka n'aho nshatse?
igihe musaba mujye mwiyoroshya, mwicishe bugufi kandi mubishyizeho umutima, mujye musaba ukwizera igihe cyose. Ayo rero ni amagambo ya nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho, ku itariki ya 5 z'ukwa munani 1982. Hano rero harimo ubutumwa bwinshi cyane. Kuri uyu munsi nyina wa Jambo yahereye ku kintu kimubabaza, ni ikintu ndetse akunze gusubiramo kenshi. Kuba amaze yaragiye abisubiramo kenshi ni ikintu gikomeye tugomba kwitondera. Nta kimbabaza nko kubona nza mbasanga ariko mwe mukampunga. Nta kimbabaza nko kubona nza mbasanga ariko mwe mukampunga. Ubu butumwa arabuvuze ariko azanabusubiramo kuri Asomusiyo, noneho ababaye cyane arira, tuzabyumva. Rero ni ukutamumenya, ni ukutamenya ko ari umubyeyi w'impuhwe, ni ukutamenya ko atuzaniye ibidukiza, ni ukutamenya ko ibyo atuzaniye bifite akamaro, bigatuma tumuhunga aho kumwegera. Bamwe bakamwitiranya n'ibindi, abandi bakamuhakana. Aho kwita ku butumwa ngo abantu babuzirikane, bagaherera mu kuvuga ngo ese buriya ni we. Ariko buriya umuntu yitaye nko ku butumwa akabwinjiramo neza, ntibyamugirira akamaro. Mbese niyo umuntu adahita amwemerera akumva ubutumwa ari kuvuga bufite ireme akabwitaho, ubwo uwo yavuga yuko atamwakiriye. Erega iyo avuga ko tutamwakiriye, ni ubutumwa bwe tuba tutakiriye, kandi ubutumwa bwe ni ukuri bwaje ari ubutumwa bukomeye. Noneho rero muri ibyo ahita dusaba kugira ngo tubigereho, byibura twumve ubu butumwa. Mugomba gusenga no guhabwa amasakaramentu igihe cyose. Ibi bintu adushishikariza gusenga no guhabwa amasakaramentu igihe cyose. Hari amasakaramentu umuntu ahabwa rimwe bikaba birangiye, ariko hari n'andi masakaramentu adutunga, ni Ukarisitiya ndetse na penetensiya. Ntavuze rero ngo rimwe na rimwe cyangwa kenshi, avuze igihe cyose, wenda kuko harimo no gusenga, ariko nanone n'amasakaramentu ayo ngayo. Guhabwa Ukarisitiya na penetensiya igihe cyose bivuze yuko hamwe Kiliziya yashyizeho itegeko bya bike bishoboka, guhazwa nibura mu gihe cya Pasika, guhabwa penetensiya nibura rimwe mu mwaka. Bamwe nk'abafite ubutumwa bwo guhongerera nibura rimwe mu kwezi. Buri wese rero yakagombye kuvuga ati igihe cyose nacumuye nkabona ko nacumuye, nagombye kwihutira kujya guhabwa penetensiya nkabisabira imbabazi. Ibyo rero biranatujyana ku bundi butumwa bukomeye, avuga ati niyo mpamvu ngaruka kubibutsa kugira ngo abarangara n'abatwarwa n'iby'isi bisubireho. Abatwarwa n'iby'isi, bigaragara rero ko ahangaha Bikira Mariya ashaka ko twita ku by'ijuru cyane. Ariyo mpamvu atubwira ngo mugomba gusenga no guhabwa amasakaramentu igihe cyose. Kwisubiraho rero ni kongera kwibuka abo turi bo. Ndi umukristo, ndi uwa Yezu nk'uko nasezeranye mbatizwa. Ese icyo kintu nemeje ngo ndi umukristo, ndi uwa Yezu, igihe nsezerana ndacyubahiriza? Amasezerano nasezeranye muri batisimu ndayubahiriza? Ayo nasezeranye mu gushyingirwa ndayubahiriza? Ayo naba narasezeranye se mu muryango w'abihaye Imana ndimo ndayubahiriza? Ayo nasezeranye mu muryango wa Gisiyo Gatolika runaka ndayubahiriza? Kwisubiraho ukibuka uwo uri we, ukibuka ubutumwa ufite nk'umukristo, kwibuka uwo uri we. Ngiki gisobanuro cya mbere cyo kwisubiraho. Kwibuka ya masezerano yose ufitanye n'Imana, kwibuka za nshingano zose wiyemeje,
kugira ngo ubemo neza, bigatuma rero igihe wasanga waraguye ukicuza ukajya guhabwa ya masakaramentu twabonye, cyane cyane irya penetensiya. Hanyuma rero igihe ubona ko ushaka kwisubiraho ugasanga waracumuye, inzira ya mbere ibiyihe? Ni ukwicuza. Kwa kwicuza bigatuma ujya no muri rya sakaramento. Noneho rero twumva ukuntu atubwira kwicuza. Kwicuza byakagombye kubanziriza isakaramento ubwaryo, kuko buriya mu isakaramento tuba tugiye kwirega no kwakira imbabazi. Ariko mbere na mbere kwicuza bigomba kuza. Twumve rero ukuntu umubyeyi Bikira Mariya atubwira kwicuza. Ukwicuza ni ukureka ingeso mbi mukora, mukisuzuma mu byo mukora, ibi byose mukabisabira imbabazi kandi mubikuye ku mutima, kandi mukihatira gutsinda ibiboshya gukora nabi byose. Hano rero Bikira Mariya aratwereka ibintu bibiri mu kwicuza. Mbere na mbere arabanza akabisobanura ati kwicuza ni ukureka ingeso mbi mukora. Noneho muri uko kureka ingeso mbi rero Bikira Mariya aravuga ati kugira ngo bireke iyo ngeso banza wisuzume, umenye ububi bw'iyo ngeso, umenye ibiyigutera, urebe uburyo wakagombye kubana n'Imana. Noneho numara kwisuzuma mu byo ukora, ibibi byose ubisabira imbabazi. Hano rero niho umuntu aba akwiye kujya mu isakaramento ry'imbabazi, akavuga ati ubisabira imbabazi, mubisabira imbabazi mubikuye ku mutima. Ibibi byose umuntu aba yarakoze, ibi byose umuntu akora, iyo amaze kwisuzuma akabibona ati ngibi bibi nkora, nuko bisabira imbabazi, akihanira rero noneho kureka. Twibuke ko Bikira Mariya yasobanuye noneho icyo bita kwihana. Hari ukukwicuza, ni ukubona biriya nakoze, ariko kwihana noneho ni ukurwana na ya ngeso, ugahangana nawe ubwawe, ibintu ukomeyeho ukabivaho. Ni urugendo rero, uko ni ukwihana. Hari ukwicuza ukababazwa n'icyaha cyawe, ukumva ko ugomba kukireka, noneho ugafata ingamba zo kwihana. Bikira Mariya aratubwira ati ukwicuza ni ukureka ingeso mbi mukora. Ukwihana noneho ni ukureka icyo umutima ukomeyeho, nabyo yarabisobanuye. Hanyuma muri urwo rugendo tugomba kubanza kwisuzuma, tukabona kujya gusaba imbabazi tubikuye ku mutima, hanyuma urugendo rwo kwihana nyine rugatangira. Akaba yongeyeho noneho n'ikijyanye no gukumira ibyaha, tukirinda gukora ibyaha kuko tuzi ibishobora kubidutera, cyangwa se dusabwa guhora tureba ngo kandi mukihatira gutsinda ibiboshya gukora nabi byose. Hano rero hajemo gukumira. Nyuma rero yuko Bikira Mariya atwigishije ibijyanye no kwisubiraho ndetse no kwicuza, yasabye shapere muri aya magambo. Nifuza ko munyubakira shapere. Bizagaragara ko amaherezo Bikira Mariya yasabye shapere ebyiri. Niwe witangiye amazina y'izo shapere. Hari iyanditseho ububabarire burindwi bwa Bikira Mariya, ni imwe muri shapere yasabye. Hari n'indi yise iyegeranya ry'abatatanye. Ayo mazina arimo ubuhanuzi, ariko no kuba ari we wayiyitiye izina, ni ukuvuga ngo naye niwe uzi icyo amaze, uzi icyo azayakoresha, uzi icyo azayakoreramo, niwe uzi icyo bivuze. Ariko kandi iyo mvugo natwe dusabwa kugenda tuyicengera, tuyisobanukirwa. Nyuma rero yo gusaba shapere aravuga ati kuki mbereka ntimubone, nababwira ntimwumve, nababyutsa ntimubyuke, nabahamagara ntimwitabe. Ariko uyu mubyeyi koko afite n'intimba pe. Bikira Mariya iyi nteruro
sinyinjiramo cyane, ariko iyo avuze ngo kuki mbereka ntimubone, tugomba gutekereza ko yaje atwereka ati dore isi imeze nabi, akongera akatwereka yuko iki gikorwa cyo kuza kudusura dore ni urukundo rukomeye rw'Imana, ni impuhwe Imana iri kutugirira. Ni ibintu bibiri rero, isi imeze nabi n'urukundo Imana idukunda. Noneho nababwira ntimwumva, niba amaze kutwereka isi imeze nabi akatwereka n'urukundo Imana idukunda, twakagombye kumva ibyo atubwira, kuko hari n'ahagera akatubwira ati ibyo nababwiye byose ni umuti ushobora gukiza iyo si imeze nabi. Ni urukundo rero twakunzwe. Iyo aba twumvise ibyo Bikira Mariya nyina wa Jambo yaje kutubwira ikibeho, hari byinshi byinshi byaturinda. Noneho akavuga ati nababyutsa ntimubyuka. Ndabyibuka kera ndi umwana, hari igihe rwose mu gitondo habaga hari agashyuhe mu buriri, ariko wasa n'ukuraho ikiringiti ukumva imbeho ni nyinshi cyane, imbeho nyinshi cyane, ukavuga uti baguhamagara ukavuga ukumva nyine ntiwabyuka. Umuntu ashobora kubikwega gutya akabyumva ukuntu biba bimeze iyo Bikira Mariya ashaka ko tubyuka tubaduka kubera impamvu ikomeye yamuzanye, ariko twebwe tugakomeza kwiryamira mu byo turimo, tugakomeza rwose tukigumira mu bushyuhe bw'ibyo turimo, tutabona yuko ingaruka ari nyinshi cyane. None akavuga ati nabahamagara ntimwitabe, ariko uzi guhamagarwa na nyina wa Jambo ni ibintu bikomeye. Hanyuma iyo avuze ati nabahamagara ntimwitabe, ubundi twitaba tuzenuka nk'amabonekerwa amaze imyaka 40, ubundi kandi tubona ko yaje mu by'ukuri hari ubwihutirwe. Tuzabibona kuri Asomusiyo ati nimutagira gutya vuba bibashiriyeho, nimwisubireho inzira z'ikigendwa, bikagaragara ko birihutirwa. Noneho rero kubona umuntu aza guhamagara byihutirwa, wowe ugafata imyaka irenga 40 utaranakira ubutumwa, mu by'ukuri nta kabuza icyo wari gukizwa ntabwo gikira kubera gutinda kwitaba, kubera kuzenuka. Hari igihe tubyitiranya ngo n'ubwitonzi na prudence, ariko turebe neza, ese koko n'ubwitonzi cyangwa ni ugutinda mu makoni? Ni kwa kuryama mu bushyuhe bw'ibyo turimo, tukaguma mu byo tumenyereye, ntidushake kumva yuko nyine hari ibyo twerekwa ko byihutirwa ngo duhaguruke twitabe. Buriya rero iyo urebye uko Imana yagiye ihamagara abantu, Aburahamu, Musa, Yeremiya, Izayi n'abandi, igihe abahamagaraga baritaba ngo ndi hano, ariko iyo ndi hano ni nk'imwe y'abasirikare iyo bitaba ba shebuja bahita bagaragaza ko biteguye. Iyo bahamagaye Aburahamu cyangwa se Musa cyangwa Yeremiya cyangwa Izayi, duhita tubona ijambo bakoresha ngo hineni. Hineni ni ukuvuga, ntabwo ari ukuvuga ngo ndi hano byonyine muri byo kuvuga ngo ndahari byo kuhaba, ni ukuvuga ngo nditeguye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguhamagaye afite icyo aguhamagarira cyihutirwa, wakagombye kuba uri umuntu witeguye. Rero iyi nshinga guhamagara yaje nyuma. Kuki mbahamagara ntimwitabe? Ubundi umuntu wakwitaba ni uwabanje kwerekwa akabona, yabwirwa kumva, yabyutswa akabyuka. Uwo nguwo niwe wahamagarwa akanitaba, kuko yaba we mu bwihutirwe bwo kwitaba. Ariko niba nagumye muri bwa bushyuhe bw'ibyo ndyamyemo, niba ibyo bari kunyereka ntashaka no kubireba kubera ibyo mpugiyemo, niba ntashaka kumva kubera ko numva binderanja, ntashaka ko hari umbwira ati dore ibindi bintu kubera ibyo menyereye, ntabwo niteguriye kwitaba ngo hineni. Nditeguye, I'm ready. Iyo I'm ready, nditeguye, je suis prêt, nta yaba indimo.
ndi hano nicyo bivuze, hineni. Ubwo rero turasabwa rwose kwitaba nyina wa jambo kugira ngo twoye kumushavuza. Hanyuma hari ikindi atubwira ati muzira kurambirwa. Ntimuzi ko umubiri wifuza vuba ariko washyikira bikaba birangiye. Buri gihe mumpata gukora ikintu nagikora bikarangiriraho, ntacyo bibunguye, ndetse mugasuzugura ibyo mbahaye. Ese ntimuzi ko ntanga icyo nshatse n'igihe nshaka naho nshatse? Bavandimwe, njye nashatse gutita kuri iyi nteruro ya nyuma. Bikira Mariya arashaka kutwereka ko mu by'ukuri mu mubano we n'Imana hari ububasha afite, hari ubutegetsi afite. Umuntu uvuga gutya aba afite ubutegetsi. Nuko rero aratubwiye ati ese ntimuzi ko ntanga icyo nshatse, icyo ashaka gutanga, n'igihe nshaka naho nshatse, igihe n'ahantu ahatanga icyo ashatse. Ibi rero biratwereka ko Bikira Mariya afite ubutegetsi. Burya rero kenshi turabizi rwose ntitugomba kumusenga, ariko kumwambaza ni iby'igiciro niba tumenye ko afite ubutegetsi. Nitumusaba cyangwa nitumubwira ngo adusabire, ni ukuri tuzabona icyo dushaka. Ahita rero atuha hint yo kugira ngo tumenye uko twajya dusaba, akatubwira n'ikintu cy'ingenzi tugomba gukunda gusaba. Igihe musaba mujye mwiyoroshya, mwicishe bugufi kandi mubishyize ku mutima, mubishyizeho umutima. Aha hantu harakomeye kuko atubwiye ibanga ryatuma icyo dusaba tucyakira, tukibona vuba. Igihe musaba mujye mwiyoroshya, mwicishe bugufi kandi mubishyizeho umutima. Nyine ati ndahangaha kubishyiraho umutima. Niba nshaka gusaba ikintu cy'ingenzi, ngomba gutekereza ntari ku bundi ndagenda nambaye gute imbere y'umuntu ngiye gusaba ikintu iki n'iki, ndagenda niteguye gute, niba se dufitanye ikibazo ndabigenza gute. Hari ubwenge nabonye Abanyarwanda bazi. Hari umuntu avuga ati uyu muntu ko tudaherukana ndahita mwitura imbere ye kumusaba ikintu uko narangaye. Akabanza akagira atya, akamuhamagara, akamusuhuza, akamubwira ati se muri amahoro, nk'uyu munsi nyine ubwo mundu nyine yo kuganira ikazamo, yo kwibukana, yo kubwirane. Noneho agabategura rwose ukuntu azavuga n'inzira azacamo, avuga icyo asaba, ariko byibura azi ko uko wa wundi ashaka gusaba ahumeka. Hari n'undi rero uvuga ati oya, ibi bintu sinabivuga ntumye umwana, reka nigireyo. Cyangwa se sinabivuga jyenyine, reka njyane na madamu. Urumva hari ubwenge bwinshi abantu bazi bigaragaza ko icyo bagiye gusaba baba babikuye ku mutima. Hari n'abandi rwose bategura impano kugira ngo bibone uko bigenda. Jewe ikintu ndeba cyane ni igihe cyo gusaba umugeni. Igihe cyo gusaba umugeni, hari umuntu wagiye gusaba umugeni abanza gutereta mu buryo bwose, akabanza agatura inzoga, yaho agiye ati reka mbanze mbature nyine nk'abantu dusanze gutya na gutya, akongera agafata akanya agatanga inzoga yo gusaba ijambo, inzoga yo gusaba ijambo gusa. Noneho na rya jambo naryo rigaherekezwa n'indi nzoga. Aho ngaho uyu muntu ubona ko aba yagiye gusaba koko abikuye ku mutima. None rero Bikira Mariya bitubwira ati igihe musaba mujye mwiyoroshya, mwicishe bugufi kandi mubishyizeho umutima. Hanyuma ahita duha hinti y'ikintu tugomba gusaba kenshi. Mujye musaba ukwizera igihe cyose. Bavandimwe, reka mbabwire,
njyewe niba hari ikintu mbona kincumuza kenshi ni ukubura ukwizera. Sinzi abandi, ariko amadosiye yanjye runaka cyangwa proje zanjye runaka zitari kugenda cyangwa zirimo ibibazo ibi n'ibi, ibitinze, ibihato bizamo, imitego izamo, nkabona biratinze, akenshi umuntu ariheba rwose, umuntu akajya kure y'Imana. Rimwe na rimwe umuntu akijujuta cyangwa akinuba, ibyo byose bikamucumuza cyane. Iyo rero umubyeyi Bikira Mariya atubwiye ati igihe cyose mujye musaba ukwizera, ni ukuri ni ikintu gikomeye, ni ikintu rero tubwiye ngo tujye tugisaba, kuko arabizi yuko ntako tugira, turijujuta, turinuba ndetse turiheba. Muri ibyo rero turanacumura. Bikira Mariya atweretse rero ikintu cyatuma twirinda icyo kintu. Tujye duhora dusaba ukwizera. Ukwizera rero ni ukugaragaza ko uwo twemeye adukunda, atuzirikana, atwitayeho, tubizi neza ko atwitayeho, bityo tuzi neza ko ibyo dukeneye azabiduha mu gihe gikwiye. Nguko kwizera, kuko umuntu yizera ibitaraza. Ibyo rero Bikira Mariya akatubwira ati tujye duhora tubisaba. Ari ukwizera ibyo dufite se twamaze kubona, ntabwo byaba ari byo. Umuntu yizera ibitaraza. Bikira Mariya akaba avuze ati mujye muhora mubisaba. Bavandimwe rero, ubutumwa bwo kuri tariki 5 z'ukwa munani 1982 ni ubu ngubu. Icyo twabona ni uko tuzi igitera intimba Bikira Mariya, ni uko aza dusanga tukamuhunga. Akaba yadusabye rero gukunda gusenga, guhora dusenga, ndetse duhabwa amasakramentu. Ayo ni Ukarisitiya ndetse n'isakramento ry'imbabazi. Akaba yatwigishirijwe ubwe kwicuza ndetse no gukumira ibyaha. Kwicuza rero ngo ni ukureka ingeso mbi dukora, ariko ibyo bigomba guhera mu kwisuzuma, hanyuma hagataho gusaba imbabazi. None umuntu akanahora agerageza gutsinda ibimwoshya. Bikira Mariya kandi yasabye shapere, hanyuma atubaza ikibazo gikomeye ati kuki mbereka ntimubone, nababwira ntimwumve, nababyutsa ntimubyuke, nabahamagara ntimwitabe. Atubwira kandi ko tuzira kurambirwa. Iyo nyigisho sinayigarutseho, nkeka ko tuzagira igihe cyayo. Hanyuma akaba yatweretse ko afite ubutegetsi mu by'ukuri. Ese ntimuzi ko ntanga icyo nshatse n'igihe nshaka n'aho nshatse? Umubyeyi Bikira Mariya afite ubutegetsi. Hanyuma rero akaba asozereje kutwigisha uburyo tugomba kujya gusaba. Atubwira n'ikintu tugomba guhora dusaba, aricyo ukwizera. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.